umugoroba mwiza nshuti bakunzi ba Bizaza TV Rwanda mwese aho muri hose, reka tubifurize ibihe byiza kandi tubifurize ikaze ku biganiro byacu bitandukanye bya Bizaza TV Rwanda. Uyu mugoroba rero ibintu bikomeje kuba byakomera, ibintu cyo kuba byagiye iri dubi, aho FARDC yigambaga ko yisubije uduce M23 yari yatwaye, ariko ubu none cyo tuvugana aka kanya nuko M23 yisubije KALEMBE nyuma y'amasaha make cyane yitakaje cyane, yari yayambuwe mu buryo butumvikana. Ubu noneho igisirikare cya FARDC kirimo kirarira mu myotsi, kirimo rwose ababirebera hafi ari kuvuga ko uko byagenda kose kiri kugenda kinanirwa, ariko M23 nayo ikagenda yotsa igitutu n'umuriro ukomeye cyane. Aya masaha rero nuko umutwe wa M23 kuri uyu wa gatatu tariki 23 ukwakira yisubije agace ka KALEMBE ko muri teritwari ya Warikare nyuma y'amasaha make cyane ukambwe n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ndetse n'umutwe witwara gisirikare wari rwose urwanira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, aho bigenda bifatanya za Wazelendo n'indi mitwe itandukanye bigenda bifatanya n'iki gisirikare kugira ngo birwanye umutwe wa M23. Nitwa Eric Nshimimana, komeza uko subscribe ukoresha ku biganiro byacu kugezo bya buri munsi, y'amakuru atandukanye, ibyegeranyo, docummantary, ubukungu, ubuzima bw'isi ndetse n'amateka y'isi, byose nahandi wabisanga atari kuri Bizaza TV Rwanda. Wowe komeza uko subscribe ukoresha ku biganiro byacu kugezo bya buri munsi, maze nibikunda amakuru uzajya uyabona buri munsi kandi igihe cyose kandi bikugereho uko bikwiye. Ku cyumweru gishize nibwo M23 yari yigaruriye aka gace, gusa iza kukamburwa nyuma y'amasaha make cyane, aho rwose igisirikare cya FARDC cyahise kigaragambya mu buryo buri hejuru cyane, kimanura imbunda, kimanura ibitwaro kirimbuzi za drone sinakubwira, kirukana M23 mu gace yari yafashe isubira inyuma yirukanka, ariko bakakanya ibintu bisubiye rudubi kubiswe n'inkuba cyane. Amakuru avuga ko rero kuri uyu wa gatatu inyeshyamba ziyobowe na General Sultan Makenga zongeye kukisubiza nyuma y'imirwano yimbanyije cyane yakomeje ikorana hagati ya leta ndetse na Wazelendo n'imitwe itandukanye irwana hariya muri Kivu ya ruguru, aho M23 yahise yigarurira ka gace n'ubundi yari yambuwe muri iyo minsi. Ibintu bikomeje kuba byagorana. Amakuru rero yifatwa ry'aka gace yamenyeshejwe na Neville Babionge uyobora groupement ya Bashiri Makoto gaherereye wavuze cyangwa se gaherereye aho M23 n'ubundi ikunda kuba iri, yavuze ko yakigaruye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu rwose mu masaha make cyane za saa 3, saa 4 na saa 5 imirwano yaririmbanyije, ibintu bikomeza kuba byakomera. Uyu rero yabwiye ikinyamakuru Activite Akadomo CD ati uyu munsi ku isaha y'isa 11 umwanzi yatangije ibitero kuri VDP cyangwa se Wazelendo muri KALEMBE, ndetse birashoboka ko KALEMBE yasubiye mu maboko y'umwanzi mu masaha y'isambiri rwose z'igitondo, nkuko nemaze kubabwira saa 3 rwose byari byamaze kuba byakomera cyane. M23 ikomeza kuba yotsa igitutu ku basirikare ba Kongo. Yakomeje agiye ati kandi M23 yongeye kwigarurira KALEMBE, imirwano iracyakomeze, urusaku rw'amasasu ruracyumvikana cyane, baracyarasana, za bombe baracyaziterana, bikomeje kuba byagomera. Babionge rero yavuze ko Wazelendo ariyo yonyine ikomeje kurwana na M23 mu gihe FARDC hasanzwe bafatanya yibereye ipinga mu birometero cyane bibarirwa hafi muri 30. Urumva ko ibintu komeje kuba byakomera cyane, bikomeje kuba byasubirira dobi, kuko uyu mutwe wa M23 usanzwe uharanira inyungu z'abanyekongo, uvuga ko abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyangwa se abatutsi muri rusange baba baragiye hanze y'igihugu barahunze kubera Kongo ivuga ko iharanira demokarasi n'amahoro ku buryo basubira mu gihugu cyabo, naho FARDC ikakomeza ishinja M23 ko iyo irwanya leta ya Kongo kandi ko ifatanya na leta y'u Rwanda cyangwa se ari abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda, ariko nyamara u Rwanda ruhora bihakana umunsi ku munsi na n'ubu rwose ruracyaneka ko
ibyo naho bihure. Kandi koko iyo ubyumva wibaza ukuntu abasirikare bashobora kuba bajya mu gihugu kindi amaso ku maso cyangwa se mbona nkubone, ukibaza ese byagenda gute, bimera biti. Ibyo rero bikomeje kuba byaburujijeho kuko umutwe wa Wazelendo niwo ukomeje kurwana cyane, ukibaza uti se FARDC yihagaze ite, ese Wazelendo yo ihuriye kandi nyamaza yo yose ni imitwe itwara gisirikare ikomeza bivuga ko irwanya leta ya Kongo, ariko kumva ngo Kongo iri gufatanya nayo. Ni ibintu rero bikomeje kuba byagorana kuko nubundi FARDC ikomeza ishinzwe ko ikomeza gufatanya n'indi mitwe itwandukanye nk'iyi Wazelendo ndetse na FDLR, uyu mutwe wasize ukoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ibintu bikomeza kuba rero byaba akamaramaza, ni ibintu bikomeje kuba rero byaba bibi cyane ku baturage ba Kongo. Impamvu rero bikomeza kuba byaba bibi cyane ku baturage ba Kongo nuko abaturage aribo bahatikirira, basiga ubuzima, ibyabo bigenda bisubira inyuma. Urumva guhora bimuka uyu munsi, ejo bavuye habagiye aha, ejo bagiye aha bavuye aha, bagiye hariya, abandi nabo bahasiga ubuzima, abandi nabo ibikoresho byabo bihatikirira, amazu, imirima yabo, imyaka. Ukumva ko nta cyiza cy'intambara, nta cyiza cy'isasu, nta cyiza cy'imbunda. Ni ibintu rero komeje twabakurikiranira mu kanya, ndabagezaho andi makuru atandukanye acaracara agezweho, cyane cyane ajyanye n'ibi bikorwa byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Wakibatse amaherezo yayo nayahe. Nitwa Eric Nshimimana, ukomeze ko subscribe, dukomeze tugane cyangwa se tubonane ku biganiro byacu naho utaha.